nari narozwe ndapfa mfire mu biganza bya wa mukobwa ari ukuze yarandwaje nayo bigezeho byanga mfira mu biganza bye ariko mu mezi 3 namaze bandwaje cyangwa se banyondora nyuma yuko nzutse hanyuma rero Imana amaro yaje kunzura ariko inzura n'ubundi umuryango ugeze mu nzira bari bahamagaye baje kugira ute gutwara umupfungo bagiye gushingura mu cyaro mwijuru hari buri kimwe cyose ahubwo ikintu cyantangaje hari aba bari mu mazu meza hari n'abari mu mazu ubona atari meza cyane. Yes, undi munsi indi nkuru, another day, another story, the one and the only platform Legacy TV ndiyo mukurikiye kandi mwese ndabashimira ko mwakoze subscribe abatarabikora nabyo muhite mubikora, like, share, comment. Inkuru uyu munsi rero umugisha kuri twe, umugisha kuri mwe mudukurikiye kuko tugiye kubana n'umuhanuzi, umukozi w'Imana, icyamamare, umuntu uganira imbona nkubone n'Imana, inyumva nkumve n'Imana, ibintu mukunda kutavugaho rumwe, ariko uyu munsi tugiye kumva ukuntu biba bimeze, ukuntu bigenda. Turakwakiriye kuri Legacy TV. Yego murakoze. Yego. Nanze kukuvuga kubera kukuze. Tangira wibwira abantu bakumva, hanyuma twinjire mu muhamagaro wawe wo kuvuga ubutumwa by'umwihariko guhanura. Reka nivuge ko burya nta n'umuntu ukwiye kumvuga burya gusa ahubwo igihe kizagira cyakoze, igihe kizagira ubwo Kristo azaduhamagara mu mazina, azaba arimo kutuvuga mu mazina. Amazina yanjye nitwa Misigaro Paul Ifasha bose, senya mu itorero rya ADPR. Ndacyari umusore n'umukozi w'Imana, nkunda gusenga, nkunda Imana ndetse n'abantu bayo, kandi ndakomeje urugendo rw'agakiza nagucogora. Igihe benshi bacogoye, igihe benshi bananiwe, igihe benshi babivuyemo, nge nta gucogora. Harimo n'abavango bahawe konji cyangwa se ugasanga abantu baretse gusenga. Ntago Imana zitaga konji mu gusenga. Usengera ahantu uri wonteza amatwi, wowe ugaragara hano rwose nshuti yanjye, ndakwinginze ugaragara hangaha rwose bavantireka nanjye ngire gutya ndebe iki kiganiro cyangwa se nkurikirane aba bantu b'Imana twumve iki Imana ivugana nawe. Ndakwinginze nshuti yanjye gira gusenga Imana, sinza usengera ariko ndakwinginze gira gusenga Imana Jehova, Imana yo mu ijuru. Ntago Imana igeze itanga konji umunsi Imana amuho yacyaguteza amatwi. Senga Imana, ndabizi yaza kubana nawe mu nzu iwawe, uhamagara Imana ndetse n'umutware wawe n'urubyaro rwawe muhamagara Imana, ndabizi yaza kubana nawe. Tukivugaho ubundi twatangira dusengera hamwe n'abo badukurikiye kugira ngo dusenge Imana, hanyuma twinjire mu kiganiro twese turi kumwe na Nyagasani. Ari ijambo nigeze no kumva ukoresha mu kanya avuga ngo kozi w'Imana avugana n'Imana, urebana n'Imana mbona nkubone ebura nakumvaga. Turasa kubigarukaho mu kanya. Reka dusenge Imana, ubwo ni cyo tunaza kugisobanuraho. Twubaha Imana, Mana mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo, Imana wo kwizerwa, Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi. Alele tutasi de bonesta somenebre je nene tangonde pisa komedra. Wowe wenyine ubasha kugira icurema kandi ukagikomeza. Wewe wenyine ubasha kubuza umuntu kwinjira mu mva igihe kitari cyagera. Urakoze mwa, urakoze ko aturinze kugeza amagingo anga twakiri bazima. Uko ari benshi bamaze gupfa, bamaze kugera muri moruge, abandi bamaze kujya muri masterikeri, abandi bamaze kugera mu mva zabo, twebura turengera. Ndakwinginze ro Uwiteka, nyemerera kugira ngo ubaye natwe mu iki kiganiro ndetse n'abagikurikiye bose. Uwiteka ubagire neza kandi ubahe inkomezi, imbaraga ku buzima bwabo, kandi agire kubasha kujya ahantu bava ndetse naho bagera. Ushimwe utami gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego. Amen. Nakoze cyane kudusengera, kudushyira mu biganza by'Imana kugira ngo iki kiganiro kibe cyumugisha, kandi koko nawe uri umushyitsi w'umugisha. Yego. Twatangiye tuvuga ko turi bwibande ku bintu byitwa ubuhanuzi. Yego. Ntaranarenga aho ngaho, Imana yagutumye ku bantu. Yego. Tanga ubutumwa mbere na mbere. Yego. Imana igumugisha. Yego. Tazaba nk'aba muntu wagiye gusaba imfizi karangira bayimutwara. Mbere na mbere ndashima Imana ko iki turindisha imbaraga zayo
yaturinze hano mu Rwanda, turashima Imana, ndetse n'abandi bantu cyane cyane aba diaspora n'abahantu bari ndizera neza ko baguwe neza. Imana bamugisha shuti, mujya mutwereka cyane ko mudukurikirana umunsi ku wundi. Ahantu muri rero mbasabira atagukomera kw'Imana, imbaraga z'Imana zibafate kandi zibakomeze. Mbifurije kugwa neza muri ibihe bikomereye cyane abantu, ariko Uwiteka aratabarengere kandi abarengeza imbaraga nyinshi cyane, yongere kubaramiza amata adafunguye mwebwe ahantu muri, by'umwihariko abari ku mugabane wa Afurika ndetse mugabane w'Uburayi no hirya za Amerika, abari mu bihugu bitandukanye. Ndababwiye ngo imbaraga z'Imana zibane namwe gukomera kw'Imana kube kuri mwebwe. Wowe urwaye, wowe umerewe nawe, wowe utakaje ibyiringiro, wowe wumvaga ko birangiye, wumvaga ko batari ibyawe, ndagira nkubwire ngo haracyariho gutabarwa kandi haracyari ibyiringiro, na nyuma uko igiti gitemwe cyakongera kigashibuka. Shuti yanjye, ongera ufatire byo gusenga Imana. Ntabwo bikomeye cyane gusenga, ni ibintu byoroshye pe, ariko ndakwinginze ongera usenge. Ntabwo ari ibintu bikomeye gusenga shuti, ntabwo ari ibintu bikomeye. Ndagusaba gusenga Imana, uhamagara Imana mu nzu iwawe, n'umutware wawe n'umudamu wawe ndetse n'urubyaro rwawe. Uhamagara Imana, ndabiziraza kubana na Imana ishimwe. Mubona kuri kamera Misigaro Paul ifasha bose, ninjye Imana agiriye ubuntu impagakiza, hari n'abandi benshi yagahaye. Nahoze mvuga amagambo mu kanya, ndavuga nti rero buriya ari abantu bahawe konji ariko bazihabwa n'abantu, ariko ntago numva neza ko hari n'indi Mana yabaraguhaye konji ngo ureke gusenga. Ntago Imana igeze guha konji mu gusenga, cyakoze arabo yahagaritse uyu munsi harimo n'abatashye baragiye. Ariko ndakwinginze shuti, wowe ugihagaze kuri iyi si ukaba ugifite umwuka, wasenze Imana ko izakugira neza. Hamanutse byinshi cyane biteye ubwoba. Ndaje mbahe ubuhamya aho gatoya, ndetse kandi mbahe n'ubutumwa bwiza, ndetse kandi n'amayerekwa Imana yampaye. Ndambwira ngo mbwire abanyarwanda ndetse n'abataye mu gihugu imbere, abari hanze, Imana y'amahoro ize kubashyigikira kandi bari namwe mubashe kutwumva, mudukurikirane neza. Ndabizi Imana irabahereza umugisha ndetse n'imbaraga benshi babuze mwebwe iraza kuzibaha. Imana ishimwe. Ni jyewe kandi Misigaro Paul wabaye umusazi mu no mujyi wa Kigali umwaka wose, ndawumara ndi umusazi, ariko naje gukira, nagiye Indera cyangwa se nagiye Ikarayesi kubw'imbaraga z'Imana. Imana y'amahoro iransanga iranyiza, asengewe n'umukozi w'Imana Pasiteri Nkunda. Imana imuhereza umugisha nawe, kandi ndabizi ko ajya dukurikirana cyane. Reka tube turetse kwinjira mu butumwa nyirizina, kuko ndumva hari ibintu uvuze numva bishatse gutuma hari ibintu tumenya mbere yuko tuninjira mu butumwa. Akenshi buri umuntu akunda gusoma igitabo abanje kumenya uwacyanditse. N'umuntu akwiye afata ubutumwa nyuma yo kumenya ubumuha. Niyo mpamvu hari abaganwa abandi ntibaganwa. Ukumva ibigwi by'umuntu runaka ukabona kujya kumusanga, ati uriya muvuzi gakondo arazwi yagize gute kubera ibigwi bye, ukamusanga ngaho nawe tubwire. Wenda buraba ubuhamya bugufi, ariko buraza no kuzamo ibigwi nyine byawe by'uko kuntu waje gura n'Imana n'ukuntu mwatangiye gukorana. Ngaho rero utangira utubwira byaje gute biturutse muri ubwo buhamya bwawe, n'ubundi wari utangiye utubwira. Yego. Narwaye ibisazi, narasaza, ariko mu gusara ntabwo ari ibintu byaje narakijijwe, byaje ntari nakizwa, ariko Imana igira ubuntu. Ndagira ngo kandi Misigaro Paul ni wa wundi wapfuye akazuka umwaka wa 2016, benshi barabizi. Ndapfa, hari umukobwa Imana yarabwiye ko izamugirira neza, yaramaze imyaka 45 atari yashaka. Imana iramubwira ngo kandi nzakugirira neza, kuko nawe hari umuntu uzagira neza, uzamurwaza agere kure, abandi bananiwe uzamurwaza, abandi bananiwe apfire mu biganza byawe. Nyamara kandi nyuma y'igihe kitari gitoya amaze gupfa, uko nzamuzura ni nako nzazura imigisha yawe, wowe wamurwaje ni nako nzazura imigisha yawe yose yanyazwe. Imana y'amahoro ikora ibitangaza, bigenda gutyo. Nari narozwe ndapfa, mfire mu biganza bya wa mukobwa ari ukuze, yarandwaje nawe bigezeho byanga, mfira mu biganza bye. Ariko mu mezi 3 namaze bandwaje cyangwa se banyondora, nyuma yuko nzutse nibwo Imana y'amahoro yakoze igitangaza. Amezi 3 namaze niyo wa mukobwa yamaze abonamo umusheri, anakoramo ubukwe.
mu myaka 50 yari afite amaze kugira abana 3 kubw'imbaraga z'Imana. Wowe nkurikiranye kano kanya ahantu ndajya nkubwire ngo nahana Imana itakura umuntu. Nujya kugirira umuntu neza ujye umujya neza utavango ineza nzayibona kuri wa muntu ngiriye neza, ahubwo gukomera kw'Imana kuzagusanga hano. Yesu yavuye amagambo akomeye avango yakoresheje ijambo rivango dature byiherereye ni uzahugororera. Mubwire ngo yego ibyo bintu tubishyire mu bihe no mu nahantu sibyo wapfiriye hehe byagenze gute kugira ngo upfe hanyuma no wanazutse ute byagenze gute? Nibwo bwa buhamye nahoze mvuga ni urebure cyane. Ubu narifashe mwanya muto bareka mvuge simbuka hanyuma dukomeze, ariko ako ni ingenzi wigasimbuka mvuge. Ndamyo ndabishimira Imana ko uyu munsi nyiri muzima. Haleluya. Hanyuma Imana y'amahoro yari yaremeye ko tugira groupe y'abanyamasengesho cyangwa se icyumba twasengeragamo. Hanyuma igihe kinga kiza kugera merekeza umuntu kwari tujyana mu cyaro mu kirori yari afite ngenda muherekeje. Ni mu cyaro ni mu majyepfo. Nta kibazo mu bihe ni mu majyepfo kubera ukuntu abantu duteye tuba dukunda kumva ibintu mu bihe no mu mateka no nahitwa ni mu majyepfo n'ubundi nahitwa mu karere ka Huye. Yego hari mu mwaka n'ubundi 2016 nibwo ibyo byose byambayeho. Yego. Hanyuma rero ubwo tugezeho dusanga bamuroze cyangwa se bari bateza amarozi kugira ngo ubwe aze kuyarenga ahure n'ibibazo wenda hitapfa, ariko Imana irebye ibona nagakiza yari yakira muri we. Ariko ibyo bintu se mwabibwiwe n'iki ko babateze? Hari umuntu wabyanditseho ngo bamuteze? Nabwiwe n'iki byagenze gute kugira ngo umuntu amenye ko bamuteze uwo muntu bigenda gute? Yego nibyo shaka muri rambuye mu buryo bwumvikana. Nibyo gusimbagurika kuri hari ukuntu abarokore bagira gutya agahita bisimbuka iby'ingenzi. Tugende nyine buke buke kugira ngo tumenye ukuntu byagenze nyine. Ndeka nkoreho nta kibazo. Kugira ngo Imana y'amahoro igaragaze ibyo bintu ni Imana bigaragaje. Kugira ngo ibigaragaze ushaka kwibwira ngo ushaka kwibaza ngo bigenda gute cyangwa se byagenze gute kugira ngo bimenyekane ko bamuteze cyangwa se bigaragare, kuko ntagara amarozi agaragara mu buryo bugaragarira amaso ku buryo wabireba ukavuga ngo ni amarozi koko. Ntabwo ari ibintu urebe cyangwa se ibintu bifatika, byari ibintu byo mu mwuka biza mu mwuka. None ukabushobora kubitega ari ukaba wari baswe ntubibone kuvuga ngo ni amarozi aza mu buryo bwo mu mwuka. Uvuga ngo we yari kubitambuka akahita ahora n'ikibazo. Uvuga ngo yari no kurara napfuye kwanza nta nubwo ari no kurara. Hanyuma rero nje ubwanjye Imana y'amahoro yemeye ko hari bifata jewe byafashe jewe. Mu gufata jewe nanjye sinamenya ko byamfashe. Naraje shaka kwibaza ko narundi umuhanuzi icyo gihe, ko nahanuraga nkaba nari ndi umuhanuzi kuki nihanuriye. Ariko Imana yemera ko byose bitugeraho bikatugeraho vango byose mu bwiza niko yanditse vango byose kuri bose bibageraho kandi kimwe. None wapfuye uri n'umuhanuzi? Nari ndi umuhanuzi. Yego. Ngo bigeze haryoshye. Hanze tubwire wenda ukuntu wapfuye wenda uraza gusubira ukuntu watangiye guhanura n'ukuntu Imana yagutoye nk'umuhanuzi nyuma ho gatoya kuko twatangiye iyo nkuru twe kwicishyikirizamo kabiri. Yego. Hanyuma rero ikiro n'ubundi cyarakozwe, ikiro kimaze kurangira turataha tugaruka i Kigali. Ngeze i Kigali naje guhura n'ikibazo cy'uburwayi numva ntago meze neza, abantu bajya gushaka imiti ya kwaritemu ngo ni malaria. Ariko hari umukozi w'Imana hano uravango maze guhanura hano uravango umva ko Uwiteka avuze aravango Imana iravuze ngo ntago Paul ari malaria arwaye nubwo ari kunywa kwaritemu, ya nubwo yarazi ko ndi kunywa kwaritemu. Ahubwo yavuze ngo hari ibinini ari kunywa bya malaria ariko ntago ari malaria arwaye. Avuye mu giturage iyo ngiyo bamuhumanyije. Niko byagenze. Noneho ubwo nararyamye umunsi wa mbere njya mu munsi wa kabiri njya mu munsi wa gatatu saa 10 za nimugoroba. Ubwo wenda reka nsubire nyuma ho gatoya yenda mvuge n'uburyo abantu bari bandwaje biranga barasenga biranga babonye byanze nta kindi cyakozwe. Baravuze ngo kwa Kanaka hari umuntu ufite umuti kandi uwo muti awugurisha amafaranga 10,000 kiyiko, muzane kuri wa muti kandi nimumva niba barokore n'ubundi bamwe dukwana umurimo dusengana nawe dufatanyije iyo groupe. Barasenze bigezeho biranga abonye byanze bajya kwitabaza imiti yo mu bapfumu. Yego. Hanyuma wa muti ngo bafura umukozi w'Imana umuhanuzi. Yego. Wa muti barawuzana
nta nubwo bari bashoboye kuma n'ibyo kurya niba bari bashoboye kubimpa. Yakuze yari umukobwa mwe nahoze mvugaho wari umaze imyaka 45, ariko umva we yari yicanye isezerano. Imana yaramubwiye cyabwiye ngo hari umuntu uzarwaza abandi bananiwe azapfira mu biganza byawe, ariko nyuma yuko muzuye ni nako nzazura imigisha yawe. Uwo muti niwe wawumpaye kuko niwe wari unshoboye, yari afite imbaraga. Ibyo kurya niwe wabimpaga nubwo ntari mbishoboye. Igihe kiza kujyaho no bose abona ko Paul ntako biri burange n'ubundi n'ugupfa ni kwa kundi. Hanyuma bose barekera batangira no gutabaza bahamaga n'umuryango atereka birarangiye, ariko bakabona ndagiye, akabona mbese babonaga nta kuza kubaho. Bati nimuze nimusanga gihumeka ariyo mahirwe, ariko mushaka gusanga yamaze gupfa. Hanyuma umukobwa akomeza anyiyekerezaho andwaza abandi bananiwe, ariko urumva bikoraga afite ibanga yaravuganye n'Imana avuga ngo sinzi aho nzatabarirwa, sinzi aho nzatabarirwaho, reka mugirire neza nawe sinzi uko bizagenda. Byaje kwangera mfire mu biganza bye, bararyamisha barorosa. Hanyuma rero Imana mo yaje kunzura, ariko inzura n'ubundi umuryango ugeze mu nzira bari bahamagaye baje kugira ute gutwara umupfungo bagiye gushyingura mu cyaro. Ese warapfuye koko baranapima babona koko wapfuye? Burya ari ikimenyetso cyerekana ko umuntu yamaze gupfa. Abakuru bo barabibona kuko bari banshyizemo, wenda nuko ubu amatelefone bagenda bayahindura, ariko bari bafotoye nanjye babinyeretse nyuma. Hari uburyo amaso yabagiye gutya bakahumbya bakayapfunya ko numva babyita mu kirimi mu Kinyarwanda. Bajyaga banyeka n'amafoto banshyizemo ibintu by'amapamba hano no mu mazuru no mu matwi hose, mbese nuko ngo bajya babikora ahantu hose ari umwenge nyine kugira ngo amaraso atabasha kuba yacamo. Ni muri ubwo buryo. Hanyuma barabinyereka, ariko urumva nyuma uko nzutse sinago nahise nangiye kugira imbaraga, nundi bahise banjyana kunyondora mu cyaro barandwaza kugira ngo nongere ngire imbaraga. Hanyuma rero abantu baje gushungera mu cyumba baje kureba uwapfuye. Wamuziye kingana iki wapfuye? Napfuye saa 10 za nimugoroba, bongeye kumara ndi muzima saa 5 z'ijoro. Saa 10 kugeza saa 5? Yego z'ijoro. Hanyuma rero ubwo ibyo byose birangiye, bamaze kubona ko birangiye bari bahamaga umuryango, ariko mu gihe uri mu nzira arabari baje gushungera umurambo mu cyumba. Ubwo binjiye mu cyumba bakubisuruye basanga Paul arimo aranyeganyega, ishuka nayikubise ndimo ndanyeganyega gutya nsambagurika, ndimo ndwana n'umwuka ugaruka. Ibitangaza Imana yakoze. Ariko shaka kuvuga Imana yanyeretse ibintu bikomeye cyane, nyereka ibintu bikomeye cyane mwiyerekwa, irantembereza, imaze kuntembeza irambira ngo Paul mwana wanjye genda uvuga ukuri kose, uzagutega amatwi wese genda umubwira ukuri kose, nzabana nawe. Kuvango yego Imana yanyeretse nyine bikomeye byinshi cyane, nangije ngaruramo umwuka irambira ngo genda uvuga ukuri kose, nzabana nawe. Kuvango inanisa iyo ndebye umuntu kina n'Imana, cyase ngare umuntu ushaka kugira ngo afate iby'Imana uko yishakiye, ndageze wamenya agakiza cyangwa se umenya Imana, ariko bese ni kwa kumenya Imana wangize ukanayimenyera. Iyo ndebye umuntu umenyera Imana mba mbona ntazi na iyaba wakinaga no umuntu ukareka gukina n'Imana, kuko Imana iteye ubwoba. Tubanze tuvuga ubuhamya inuze utumu muri iryo joro wapfuye kuva saa 10 za nimugoroba kuzageza saa 5 z'ijoro. Nuko Imana iratangira kubwira byatangiye gute, wapfuye ubona ujya uri he, hanyuma bikomeza gute? Hari abavuga ngo hari ngo mu ijuru ni heza, ngo bari bahageze. Mbese tubwire muri make magambo arambuye ko byari ibyo bavuga nibyo, mu ijuru ni heza kandi ndahabakumbuje. Gusa iyo ugezeyo ntago wifuza kugaruka, ariko Imana ikugarura kenshi kugira ngo yemeze abantu ko ifite imbaraga, kandi ntago ikugarura gusa, igwa n'amagambo ugomba kuzavuga kugira ngo wemeze abantu, ubwire abantu iby'ubwami bw'Imana uko bumeze. Ikwereka byinshi, ikakwereka benshi, kwerekana benshi bagiye bataha, ariko hari n'abantu ubona wari uzi ko banarimbutse ukabasangayo. Imana ikakwereka amagambo wageze mu ijuru. Nagezeyo Bisubiremo rwose wageze mu nige Paul rwose wagiye ubahwamya butandukanye, wapfuye nkazuka, Imana ikantembereza ngera mu ijuru. Imana irambira ngo genda uvuga ukuri kose, nzabana nawe. Yego bantu dukore description dushanyiriza ukuntu mu ijuru hameze, kuko dusenga tukumva tuzagera tutabizi, nkawe wahageze ukahabona. Dushushanyiriza uko hateye ubu ngubu kwa gushushanyiriza rero. Mbese ukurikije uko wabibonye ntabwo nta kindi, ukurikije uko wabibonye we n'amaso yawe. Yego icyo gihe uri muri icyo gihe
ngo abaho bose baguwe neza, njye ndi umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze gupfa, ibyino mu isi nabihinyuye, isigaye nifuza ibyo mu ijuru. Haleluya. Umuririmbyi rero impamvu nkoresheje iyi ndirimbo, umuririmbyi yayuze umwuka aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza cyane ibyo mu ijuru. Bivuze ngo umuntu ujya kwifuza ibyo mu ijuru cyane kurusha ibyo mu isi cyane. Haleluya. Bivuze ngo Imana y'amahoro iba yaramusuye kenshi ikamwereka ko iby'isi nta kintu bimaze. Bivuze ngo ntakifuza iby'isi cyane, ahubwo yifuza ibyo mu ijuru. Ibyo mu isi by'Imana izabigwa ko ni impamba z'urugendo igihe ukiri mu isi, ariko noneho ibyo mu ijuru byo birenze ibyo mu isi. Shaka kubabwira ngo birashoboka cyane ko hano mu isi urya uvunitse ugakora urushe, mbese ugakora urushe, buri kimwe cyose ukaruha ukabaho nabi kuko uri mu isi, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nibyo nuko nyine urapfa ugera mu ijuru. Wabonye hateye gute? Dusobanura ukuntu hateye mu ijuru nk'uwahabonye. Nabivuze ngo abaho bose bahora baguwe neza, kuvuga ngo abari mu ijuru bahora baguwe neza, nta mubabaro, nta kongera gupfa ukundi, nta kubabara ukundi. Kuvuga ngo abaho bose baguwe neza, abamarayika baho, kuvuga ngo n'abadutanze n'abagiye kera. Yego, ariko tujye mu kuntu hateye. Ese hari amabuye, ibintu mbese bifatika umuntu yabona? Nkuko ngiye nyinjiye mu kino gipangu bitambona ko hari amakaro, hari ibintu nk'ibyo, sibyo? Dusobanura ukuntu bimeze. Murakoze cyane. Mu ijuru hari buri kimwe cyose. Hari abari mu ahubwo ikintu cyantangaje, hari abari mu mazu meza, hari n'abari mu mazu ubona atari meza cyane. Navuze ngo ese hari byibuza hano no mu isi hari abantu bari mu mazu ari hasi, n'abandi bari mu mazu ya etaje, none kuki mu ijuru? Icyo kintu cyancanze. Hari abari mu mazu meza, hari n'abatari mu mazu atari meza cyane. Bivuze ngo bari kuvuga ngo imirimo ibyo ukora, kuvuga ngo icyo ushaka kuvuga aha ngaha njye nahise mbijyanye nkaho yenda ibyo uzakora mu isi inabyo uzahemberwa, niko bigenda. Kandi urugero wagereyemo abandi nabwo uzagererwamo. Dusobanura nyine ukuntu hateye. Hari abantu batuye mu mazu meza n'abandi batuye mu mazu atari meza cyane. Ni ukuvuga ko mbese hateye nk'uko twavuga wenda tuvuge nk'umujyi wa Kigali, hari abantu batuye mu makartier y'ama VIP, abandi bibera nyine dobandi. Mbese dusobanure mu by'ukuri etape par etape. Nabonye bimeze gutya na gutya. Gusa itandukaniro nuko biba bitameze nko mu isi. Si nko mu isi kuko n'amazu ubona ntago ari kimwe n'andi mazu yose. Nko bavuga ngo nkuko navuga ngo ijwi ry'Imana ntago rimeze nk'iry'umugabo cyangwa se ry'umugore. Ijwi ry'Imana rivuga byihariye rituje. Urumva? Ntago navuga ngo rivuga gutya. Rivuga byihariye mu buryo butuje, ku buryo utabasha no kumenya ngo Imana y'amahoro ese iri jwi rimeze gute. Cyangwa babwira ngo nizi nzu rero uburyo ziba zimeze si kimwe n'izi ngizi. Si kimwe n'izi ngizi. Noneho iyi Imana rero kuntu iteye ubwoba. Cyangwa kuvuga kuri iki kintu, ushaka kwibaza niba ngo kanaka araba mu nzu imeze kuriya, undi ara mu nzu imeze kuriya, bivuze ngo ntano mu isi ukufasha nukugira neza, urugero ugereramo abandi nako nawe uzagererwamo. Nuko murahura. Mwahuye mute? Icyo gihe wagezeyo Imana yo mwahuye gute imbona nkubona kugira ngo inagutume kuba? Murakoze cyane. Ese buriya, haleluya, buriya ashaka kuvuga kuri iki kintu. Ese buriya uri mu ijuru cyangwa se wageze amare wo kugira mu ijuru, byonyine nibyo wabona. Undi Imana no mwuka, kuko n'abasenga bagomba gusenga mu kuri no mu mwuka. Urumva? Uko dutangira wavuze ngo yabonye Imana imbona nkubone, kandi ngo avugana n'Imana imbona nkubone. Sibyo? Noneho cyangwa se nukuvuga ngo kuvugana n'Imana cyangwa se kurebana n'Imana imbona nkubone gute? Yibgeze yabwira Moses, arabwira ngo Moses ntibishoboka cyane ko wambona. Ariko turimo turavuga kuri wowe. Byagenze gute? Wenda niba utarabibonye imbona nkubone wabibonye gute? Yego. Iragutembeza ko hari abamarayika. Yego. Aba bashinzwe gutembereza bakagutwara bakakwereka buri kimwe ni muri ubwo buryo. Sobanura nyine.
byagenze gute umumarayika kanaka cyangwa se byagenze gute agutembereza he na he ubona iki n'iki hanyuma Imana ikubwira gute agutembeza akakwereka byinshi byiza uri kubona ukubona ibintu mbese hari n'ibyo uhabona n'undi biri mu isi ariko ukabona harimo itandukaniro nanone ukabona ntabwo bijya gusa neza ubwo ni ukuvuga ngo nk'ibyo tubona mu isi wenda hari ibiti hari nk'ayo mazu navuze ariko ukabona ntabwo ari amazu nk'aya tubona aha ngaha ukabona n'ibindi bintu bimeze ukundi kuntu gusa ntabwo kuvuga ngo abari mu ijuru bo cyangwa se abamaze kugerayo bo ntabwo bashobora kuvuga ngo baraza kugira gutya ngo wenda ngo barye bavunitse nk'uko hano mu isi bameze ngo barye bavunitse cyangwa se barye bababaye nk'uko byavuzwe cya gihe Imana imaze kuvuma cyangwa se imaze gucira abantu bararya mu ijuru ntabwo barya abo mu ijuru batunzwe n'umwuka abo mu ijuru ni umwuka gusa yego urumva nyine niba batarya ubwo nta no kuvunika bakora bihari bakora iki rero iyo bahari nyine baba barimo bakora iki cyane cyane abo wabonye wenda unagaruke no ku bantu wabonye kuko hari n'abavuze ngo wabonye ahubwo bibazaga niba baranageze mu ijuru murakoze cyane shaka kuvuga kuri iki kintu nyine umbajije aba bantu amashusho y'abantu nagiye mbona benshi bagiye bagerayo ariko nanjye nari urumva ko harimo n'ayo baragiye na nkiri umwana ariko ntareba nkabamenya urumva hanyuma nza gutekereza ndavuga nti Imana ku mazina wabonye nde nande amazina y'abantu wabonye rwose ni abantu bo barabo mu ntara kenshi na kenshi ntabwo bari ngombwa kubavuga amazina yego hanyuma tuvuge ku mayerekwa cyangwa se ku bijyanye n'uburyo n'ubutumwa Imana yampaye mbwira abantu yego Imana iguha umugisha kandi kugire neza shaka kuvuga kuri iki kintu cy'ubutumwa Imana yampaye ku banyarwanda ndetse n'abari hanze mbibutsa neza ko yabanye namwe cya gihe uyu munsi gihari kandi yabayinze cya gihe uyu munsi gihari ifite imbaraga ndagira ngo mabwire aya mayerekwa nabonye kugira ngo n'abahantu uri usenge kandi usengeshe umwuka iteka kugira ngo utazigera ubona bukwiriyeho cyangwa se ubwira kabiri bubaye ku buzima bwawe wenyine ukabona mugenzi wawe ni muzima Imana yarambwiye ngo mbwire abantu letuta side bonesta somene brene mbwira abantu ko ari ubwira kabiri ugiye kujya buza ariko bwirire ku muntu uwe ntabimenye cyangwa se umwana wawe ntabimenye cyangwa se umugabo wawe ntabimenye bukwirireho bwawe mbese ntumenye ko kanaka se bwamwiro cyangwa se byagenze gute ubwira kabiri buze bukwirireho wowe ku manywa y'ihangu bukwirireho bwawe iramya kandi mbwira abantu bagire gusenga bagire guca bugufiya tubagendera mu ijambo wenda ibisigenda bivuga maze gusoma iri jambo riranga mu byahishuwe ibice byaho 9 yabikubwiye muri Bibiliya se mu ijambo cyangwa yabikubwiye nyine ijambo yampaye nyuma bantu tubwire ubutumwa ijambo radusomera nyuma nkuko nawe yabigenje nyine yego hanyuma rero Imana y'amahoro irongera iramya ngo kandi utega amatwi wumve hanyuma iramya ngo mbwire abanyarwanda ndetse n'abandi bose bazabasha kuntega amatwi ngo mbabwire ngo Imana moro kandi iraje ngo ntabwo izatuza itageze ku ntego yihaye kuko iracyagenda umunsi iracyagenda kandi ngo iragenda mu bato ndetse n'abakuru ivuze ngo ntago ari abagabo ndetse n'abamama ariko abakecuru n'abasaza ngo batarimo ahubwo hose ngo irahari nta nubwo izasiga mu rubyiruko mbese hose ngo iracyagenda ntabwo izatuza nagiye kubona mbona amabuye manini cyane angana n'amazu manini ngiye ko mbona nibibuye binini cyane bituruka mu kirere mbona biramanuka birava ahantu biragwa ku musozi bikamanuka hasi nkabona abantu bari guhinga nkabona abandi bantu batwama imodoka mu mihanda Imana inyereka abantu benshi bari mu gusudira abandi bantu bari mu kubaza abandi bantu bari nkabona abandi bibere mu tubara abandi bari mu busamba igenda inkubitira amayereko atandukanye nyereka amashusho y'abantu ubwo nkabona yamabuye aramanuka aragenda atogoka nkabona abibere mu murima bari guhinga nkabona ntacyo babwiye nkabona abibere mu kubaza nkabona ntacyo babwiye abibere mu gusudira nkabona ntacyo babwiye
nakubwiye ya mabuye araba ari guhitana, harimo n'abatari guhitana, ariko abari kwibona barimo barabyirengagiza. Nta kintu bita bari kwita mu kureba, nta kintu bari kwibaza. Imana irambwira ngo niko kuza kwa iri gukora, ni nako iri kubigenza, ariko irimo iroheza byinshi cyane biteye ubwoba, ariko benshi ntabwo babyitaho, ntabwo bitaye mu kubireba, ntabwo bashaka kubyumva, ntabwo bashaka kugira ngo batege amatwi Imana, bashaka kumva Imana. Mbese ni hahandi ujya gusanga ukumva, mbese ni kwa kundi ujya kumva umukobwa hamagaye mama we ngo naraye muri stade, ngo bandaje muri stade, ngo nimunyohereze amafaranga ngo bamfashe. Kandi ngo yibereye ku musore, ego Imana irazana ibikomeye biteye ubwoba, nko wagize kwihana. Nashatse kugira ngo dusenge muri iri jambo, cyangwa se tuze kubivugira muri iri jambo, tunarisengeremo. Uko iri jambo hari icyo, mbese iri jambo Imana yari impaye nyuma, irambya ngo ndigenderemo, ngenza kuba ntambutse ubwo butumwa, unkundira akantega amatwi aze kumva aya magambo. Yego. Hanyuma mbona abantu ntabwo bitaye kureba ibiri kuba n'ibyo bari kumva, bitebwa biri kumanuka hejuru, kuko nabonaga biri gutwara. Nyuma yaho Imana y'amahoro yaje kunyereka imva nyinshi, mbona harimo abantu bamaze gupfa, mbona imirambo ku musozi, mbona abantu baracyapfa, mbona haracyamanuka ibibuye byinshi cyane biratwara abantu. Imana irambya ngo niko ndi gukora ibikomeye, niko ndi kugenda ntambagira, ariko ntago abantu bari kwita mu mivugire yanjye, ntabwo bari kwita mu mikorere yanjye, ntabwo bakeneye kumva ndetse no kumvira. Imana ivugana nanjye irambya ngo kandi ngo mbwire abadamu, mbwire ndetse n'abagabo, mbwire abakecuru n'abasaza, mbabwire ngo bagire gusenga cyane. Nagiye kubona mbona harimo abadamu bahetse abana, mbona bahetse bacuritse, mbona abandi barimo barabata ku mihanda. Ngiye kubona mbona Imana inyeretse abantu bagiye batabana mu mihanda, nkabona umubyeyi ashize umwana hasi ari rukase, nkabona abana barimo bararira mu mihanda. Imana iramya ngo wagiye kuza ibikomeye byinshi cyane, aho umwana w'umuntu azigera yanga umwana yibyarira mujugunye hasi agende. Imana iramya ngo mbwire abantu barushaho gusenga cyane, basenge cyane, uko ibitego bwa biraje. Ariko ikibazo ahantu kiri inshuti yanjye nuko ntago abantu bashaka kumva, ntago abantu bashaka kureba ibiri kuba, ngo bavuga ati byibuze reka dusenge Imana izasange twakagize kwiyeza, twakagize kwitunganya, kuko niye giye kuza gikomeye abantu benshi bagabana n'umubabaro udasanzwe. Amen. Nuko ubundi buhamye bwawe bwo gusara mu muhanda wa Kigali, yego, uwo buhagaze gute kugira ngo tutedusoza no kuri rya jambo, hanyuma abantu bagende bihane nk'uko Imana ibasaba? Yego. Ibyo ngibyo byambayeho nari nagakizwa, nari ntarabizamo neza, nari mbirimo ariko ntarabizamo neza. Kwa igihe uba urimo gusenga ariko utari wanakabatizwa no mu mazi menshi, ngo byagufasha wagiye. Oya, ntago ari byo, ibyo byaje mbere. Ibyo biriya byo byamfashe narakijwe kera. Ibindi byaje ntari nagakizwa, hanyuma ni ibisazi, umva ni za karandi izo ngizo biza bikagufata gutyo. Hanyuma ndasara, namaze umwaka ndi umusazi hano Nyabugogo. Najyaga ngenda ngiye, nyuma yaho baje kumbwira ko ngo nasenguye n'umupasitoro. Najyaga ngiye Nyamirambo arakureri pe, nkajya za Gisozi, urumva nagenda gutyo nyine nora amashashi narayatoye. Benshi nagiye mbaho ubwo buhamya, benshi barabizi, n'abari banzi bambonaga. Hari nabo tuyadura bakabya ati Paul ni wowe ukiri muzima, ko batubwiye ko wapfuye byagenze gute? Ntabyo ati ntago napfuye, ndi muzima, unkore urebe. Kristo ngo amaze kuzuka nibabyemeye ko ari muzima, bavuze ko ari nka daimoni, ariko ubwo baramubwira, arababwira ngo ni mu nkoro ho murebe ko umudayimoni ntagagira ibiganza nk'iby'abantu. Arabereka ati dore na ya misumari, aho mwaneye misumari dore ngaha, abereka ibiganza. Nanjye ndabya ni mu nkoro ho murebe, nimuyegeye murebe, nimuhamagara abantu mubabaze, Paul ndacyari muzima, naho nagiye ndacyahari. Imana ikomeje kubana nanjye, ndashima Imana. Imana reza kunkiza ibisazi, sengewe n'umukozi w'Imana. Uyu munsi ni muzima, ariko impamvu Imana yabikoze si uya ngo nzubaka amazu meza, ngende mu modoka meza, mbeho neza nkikiri muri iyi si gutyo gusa ninezeze. Ahubwo Imana yabikoze kugira ngo uyu munsi Paul mbe nice cyangwa se ndanga kuri izi kamera za Legacy TV, mbwira abantu gukomera kw'Imana, mbwira abantu ko nta Imana itakura umuntu nayitamugeza. Kuvuga ngo ntabwo yansigaje kwinezeza gusa, ahubwo yansigaje kugira ngo nzabwire abantu imirimo n'ibitangazo Uwiteka yakoze. Tuvuga wenda nko ku bapasiteri cyangwa ku bakozi b'Imana, baba ari abakozi b'Imana nyine gutyo mu gihe barimo bavuga Imana, ariko mu by'ukuri bagamije kugira ngo abantu babumve,
bakavuga ibintu bitari byo, bikavuga ibintu bitabayeho, bakavuga ngo bahuye n'Imana batarahuye, bakitirira Imana, bagatera ahubwo inzangano mu miryango bitwaje ngo bakana kabarabaroga n'ibiki byose. Ibyo bintu wowe ubivugaho iki? Yego, nakoze na wetse ko naniwe ngiye naniwe naciwe n'ubanza ngo mvuye ngo yarandoze, navuze ko bandoze gusa. Ngo mvuge ati wenda wenda nge mvuge ati naruzwe n'akana. Oya, nshaka kuvuga kuri aba bantu rero nyine umbajije. Bo abo bantu bariho mu by'ukuri, aba bakivuga ibinyoma, abandi bagakora ibyo gukiranirwa, imitima ihora yijimye nibyo. Ariko shaka kubabwira ngo Kristo amagambo nk'ayo ngayo yumvaga yadabya ngo ndababwiza ukuri kose, abo ngo bamaze gucirwa biteka. Niko bigenda. Niba Imana y'amahoro ivuganye nawe cyangwa se ikabikwanye nawe, cyangwa se ubwoko bwawo ngo ubuyobore, uri umushumba, uri pasiteri, ndagusabye kora zashingana, urinde gusenya itorero ry'Imana. Kuko nk'ubara abantu bahawe nk'uko warubimbajije, bahawe intama ngo baziyobore, ariko batangira kugira kuzitera inkota. Nukuze Imana ishobora kugutuma ngo ugende ubwire kanaka yamuruze. Oya, Imana ntabwo iteranya. Ntabwo Imana iteranya. Gute se kandi bibaho tubyumva? Oya, Imana ntabwo iteranya. Ikaze reka nkubwire, Imana ishobora kukwereka n'umuntu wakuroze uwo ari we, ariko aguha ubwenge. Kuko none ntabwo Imana iteranya. Ntabwo Imana iteranya ngo uvuge ngo genda usebye kanaka mu bwenge ngo ni wowe wandoze. Ahubwo Imana y'amahoro ikwereka umuntu wakuroze ariko ugagira ute, ugatuza. Reka tugane ku musozo rero w'ikiganiro twagiranye, utubwira n'ubutumwa bwiza. Urumva nkuko mwaganiriye n'Imana, nkuko mukomeje kubana nayo, nkuko hari ikintu wifuza kubwira abantu Imana yagutumyeho, hanyuma tugane ku musozo. Ni Legacy TV, nizere ko abantu bakomeje gukurikira nyine nabo bazagira icyo batoramo muri iki kiganiro twagiranye, hanyuma kandi bikabingira akamaro. Gusoza ego, icyo nabwira nanone kandi abantu bari badukurikiranye, nagira ngo mbabwire ngo hamwe no gusenga Imana, hari icyo Imana yakora ku buzima bwanyu. N'iri jambo ngiye gusoma kano kanya riri mu Byahishuwe ibice byaho 9 umurongo wa 20, aratubwira ngo nyamara abantu basigaye batishwe n'ibyago cyangwa se n'ibyo byago ntibarakihana imirimo y'intoki zabo ngo bareke gusenga abadayimoni n'ibishushanyo byakozwe mu izahabu no mu ifeza. Aya ni amagambo Imana yamaye nyuma yari yayerekwa nabonye ngo benshi basigaye batishwe n'ibyo byago cyangwa se batishwe na corona, batishwe n'ibi byorezo turi kumva. Ntago bari bakihana ngo bagire guca ugufiya ngo bemere ko Imana ifite imbaraga. Uzumva benshi bavuga ngo ibi byazanywe na Satani, byazanywe kandi ngo n'abana b'abantu. Ese niba basi byazanywe n'abana b'abantu, ubwenge uyu muntu yakoresheje akora iki cyorezo yabukuye he? Ubwenge yabukuye he? Imana irambwira ngo rero benshi cyane bafite icyo nakwita nk'ubuyobe, kuko Imana ifite ubwenge butandukanye cyane n'ubw'abantu. Nari nababigerageje kugira ngo bakore nk'uko Imana ikora, ariko ibanyuranye indimi. Reka wenda dusoze kubera ko n'ubundi twasozaga, ariko wenda kari kanciyeho, ariko buriya ntiwatubwira ku by'ubuhanuzi bwo guhanura imitungo, guhanura ubukire, byo bibonaho iki? Ubibona ute tugana ku musozo? Yego, izo ngizo ni impamba z'urugendo. Imana nayo ijya ibigaragaza, ikaba yantuma atibwira kanaka, mubwire ko nzamugirira neza, mubwire ko nzamuha inzu, mubwire ko nzamuha imodoka, akiri mwisa azabitunga. Ariko igihe utabibonye ntabwo ukwiye kubura, nibyo niko bimeze. Ntiwabona bura nawe wanapfuye. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo kwa data hari amazu menshi, kandi yatamba mbabwiye, si igitangaza ko wapfa utabonye bya bindi Imana yavuze. Gute se Imana irabeshya? Ntabwo Imana ibeshya, ariko ikintu Imana ihita kureba cyane si amasezerano yaguhaye. Iki Imana ihita kureba cyane ni ubugingo w'iteka, iherezo ry'ubuzima bwawe. Okay. Mwamwumvise rero umukozi w'Imana, mwamwumvise umuhanuzi. Ngira ngo namwe bajya bahanurira, mwumva ubuhanuzi butandukanye, mufite uko mubyumva, mufite nuko mubifata, ariko Imana yaturemye twese, niba uyemera cyangwa utayemera, nimba ufite uko uyemera, nimba uyemera ari Imana, nimba uyemera ari Allah, nimba uyemera ari Buddha, simbizi, ubwo wowe ufite uko uri bubyumve nuko uri bubyakire. Gusa umukozi w'Imana we yatanze ubutumwa bwe. Ni Legacy TV, Gendi Didi Wise, ntubure kuguma ku murongo umwe rukumbi. Ni
YouTube channel yacu, kandi niba utarakora subscribe tubikora nonaha, comment, shares byose ubikore kugira ngo tujye twibanira